numva mumeze utese ni umumama w'inzobe bitari cyane iringaniye. none se ni uw'inahangaha cyangwa nawe n'umwimukira? Atuye n'ahangaha njye ngije kwimukira inaha. umunsi baje kudusura agasanga n'abaturage ndashaka ari nama nungutse ndashaka kujya muri kuri kwiga imodoka. Nibyo? Kwiga imodoka noneho ukazagura ivatiri nziza. Ibyo nuko numva noneho ko gatekerezo kagize. Se yasize abikoze yigeze abikora. Biranshimishije awumva akantu noneho mbwiye kazima. Gusa bacimbi 400. Kwiga gusa se? Kwiga gusa. Cyangwa no guhita. Ubwo ni 400 nayo nzajya ndya. Aya mafaranga ko ari menshi se urimo kuvuga. Nayo kurya. Kwiga imodoka gusa 400. Kandi ugasanga duturanye. Mama Tereza urahazi. Ndahazi. Wese ubahe. Okay, none ngiye n'imbere yaho kwa mama Gihoza. Aba najya nkubona. Nanjye avuga numva ntungu naduhujwe na siporo. Kira. Ahubwo mbonye inshuti hano hafi nanjye ndi mushyashya nari ntarabona abantu turi inshuti. Nabyutse nyine nkora siporo mbona abantu barimo ntabwo mbazi. Ntuzongeye kujya insigo ujye nshaka kujyana. General Bigabo. Yes. Iriya nzu wayibo. Cyaba reka nkubwize ukuri rero. Iriya nzu ijyanye n'ibyifuzo byanjye. Ahubwo ndi kumva kweregere no ku kazi. Ndi kumva wanshikiriza kuri mutekano. Nkagenda nkiyanzuza kuko nakazi ndari gutanangira akazi banyeje kano kare ka Kamonyi. Noneho ku buryo nakwiyanzuza nkayishura nta kibazo. Hanyuma rero Bigabo. Maze amezi 2 Yego. Ariko ibyaho byo wagira umaze imyaka 5. Oya ngiye nagushima baba. Iriya nzu nitureba gake barayitwishyurana. Oya ndayishyura nta kibazo afanga se ko hari. Rwose reka rero nkugeze kuri mutekano. Abanza kwanzuze. Ntago haba abantu bagahuru. Bakurikiza amategeko. Nanjye icyo nkora ibintu biciye mu nzego z'amategeko. Ntago natura mu mudugudu mutekano atazi ko naje. Ariko mu gitabo cy'abinjira n'abasohoka. Imyirondoro papa wawe iranga muntu. Ibyo nta kibazo nta kibazo. Reka tumurebe. Sawa sawa.
shabu zirya munsi eshuka nze gato iri neza niwe neza jye twabigaba engineer nkorera hano mu nganda ko ndabona amaso atarayasinze hano nigeze kukubona woro wina hasi tuziranye he ndikumva niba nigeze kukubona niba ari mu muganda. Okay, by the way ndi hano kubw'iminsi mike ni naje muri vacances ndi kwa mama wacu hajye hirya kwa mama Gihozo kwa mama Gihozo yego mama Gihozo atuye hari hirya gatoya yego niho ndi kuba ni mama wanyu niyo mpamvu nigeze kukubona mu muganda urusange mu cyumwe gishize sha byashoboka kuko bari banyohereje yego urumva ntago bari kujyayo kandi mpari yego birumvikana. Makuru nakuze muri mudugudu sha bite mvuye kuremba i Kigali nose ko nakuze nahanga uruwahe kure mu ngo mu Gihozo ni muri mu hano ku Kamonyi ngiye mvuye i Kigali mu Gihozo se n'uzana ibi bintu byose reba ibici by'imbabura n'iki byose hapi ndimutse nje hano kuhaba nyine yaramwe ngo nzaze ngo hano none telefone yanjye amafaranga yashizemo nyine muhamagare nyine wumve ntiza ku mafaranga muhamagara ntabwo muzi amwe ngo ninjye hano ngo kuri umuhanda hagati agahanda k'ibumoso se saka ngaka Gihozo kandi ushobora kumuzi tuyi nahase cyende umutekano wahanga ese wabimore yewe n'umutekano wawe tira hamagare ndihuta kunyereza urumva nyine ko buryo bwanyuma n'insigaraye Gihozo yose numva mumeze tese no mu mama w'inzobe bitari cyane ringaniye none se nuwinda hanga cyangwa nawe numwimukira atuye nahanga hanjye ngije kwimukira na ku mafaranga muhamagara nyereka nimero ye nanjye nka mutekano abantu benshi mu mudakora nimero zabo mu waruhera umugore ndamuzi singo ufite nimero rwa 28 ndamuzi nushaka se uramuzi ndamuzi ndamuzi niko hano bataye umutwe rwose dore Kigali niko bose umuntu wabaga Kigali suko nyina kuntu byanga umugore kamusiga kaza mu cyaro gushakira yo none cyo ushaka ni iki gushaka gufasha iki mukugezeho cyangwa ndashaka kungezeho nyine ngiye kuba ncumbi fata twangushe twatugendeje kunyereza n'ubu nuko ndi umutekano bajya ngo ndegere ubuzima bw'abantu tugende ujye ukora siporo ndazikunda cyane siporo nakubonye cyagiye turi ku karere turi muri siporo y'akarere ndakureba nasi umwana nuwahe nuwahagana he none nongeye kubona ewana ndavuga ni we n'ahantu nkuzi rwose ntawamenye yego disi imana nziza iduhuje kweli so batari byiza utekwe kubyishimira wowe yego ariko ndimo nihuta bari muri yihuta gusa akantu kameze basi akantu kameze gute ntago kaguye mwamaka nimero kanyu duhana amakuru ntago ari ikintu kiri musabye nta kibazo okay mwamaka nimero kanyu cyajya nyine nawe mwahise mugenda muvuye muri siporo niyo ngiyo turi nawe nimero zanyu neza nimero yanjye niyo shyira engineer bigabo
inde nitwa Bigabo Bigabo engineer mwebwe ni urashiraho Kelly Kelly murakoze sawa turahageze Amajo Muraho aho neza miga komera cyane amakuru kuri mesi meze utese turashima Imana ibyo ni ibikize bravo umurazi utese ugeze hano utese ko naguhamagaye telefone nkabone iriho byaje yarimo kunyoboza kugira ngo ashaka kwa Majyozo abana bawe najya menya amazina yabo yose ese mama Majyozo sande muri wowe nibise nibonera ibijerekani n'ibikine nibi abo nanegekaye none se uyu munsi muzanye gute urabona Kigali none se mubaza mwana se wabwiwe niki n'uyu handanye nago nari impano ese ko nta mafaranga mfite kuri telefone ntabwo wanampamagaye na uzire kubigenza gute none se muzanye gute ngewe namuhamagaye telefone nkumva iri guca hasi none uwo byagenze wese muhuriye he mubonye ari bashwiragira umuhanda dore n'utwamushitse uganeka nire n'umuyobozi rito kamukenese ageze nawe mudugudu wa Kagangayire ubikuyeri nabi bose n'umuntu ni muzima n'umusazi Ngushi aho sari umukozi wanjye cye. Hamwe acuruza gambye mugi. Tukiri mu mugi. Kiwe none se. Nose aje mu mubane aje. Cyo gumugo biraca. Cyangwa nyine urangije ra umugabo. Biracanza aho. Saa 6:53. Yesu yari komana. Nose koko. None se mu yari umugine mbwirana mu. Nyine mubonye. Cyakoze urakoze pe. Kwa Kayibanda. Hariya wese wese mwe muziranye cyane aranyoboje burashaka kwa Majyozo ndamugari Majyozo yanyeretse nimero yawe saga kuri ya mibare herwa 28 bitabura ko wowe warwo ni wowe ushaka yakoze urakoze pe oya muntu urakoze mu muhanda nagabana bose umbe karibu none se uraje kigo none se Majyo aje kuba hano se uranye gutwaze angaze shaho kubana bari mu bakasi none se mubwe mugufashije se wabukoze nuko bigufashije tore hano se uzi inzu cyuma byose biruzuye Majyo turaziranye inzu yawe ndayizi none nagenda za maguru kunzu nta kibazo akoko jewe kure umuzi kubera umuzi nikamujyana iwanjye turi kumwe no minsi 3 mushakirizo sawa ndi muzo karibu mbe mbakiri ibi babura ko ntubishyire mu nzu rwose nese ndayishyire kandi mu gikari nose Sasha azabikenera nyine nabijyanye mu gikari bivuye no ku usanze bishyira nabijyanye hari nayihobesheje nayo ariko ndabona agine babikujyane hari reka tukana nabishyira bitose kujyana tugiye nako nabisega nawe twara asana nitujye wanje tonyaki karibu nimuze baki wakiri hande zo byaramenze wowe nta kibazo tugende ngwino ni karibu rwose Bimeze bite? Sawa. Wow, uri mu bintu nkunda siporo. Kandi se nkakino. Ariko by the way, nitwa Kelly. Nanjye nitwa Nana. None. Nana sorry. Uba hehe? Mba hirya. Kandi ugasanga duturanye. Mama Teresa urahazi. Ndahazi. Wese ubahe. Okay, none ngiye ni imbere yaho kwa mama Gihoza. Aba najya nkubona. Najya vuga numva ntungu naduhujwe na siporo. Kira. Ahubwo mbonye inshuti hano hafi nanjye ndi mushyashya nari ntarabona abantu turi inshuti nabyutse nyine nkora siporo mbona abantu barimo ntabwo mbazi ntuzongere kujya insigo ujye ushaka kujyana yandike sanshyire none ngiye urahita umpamagara kuko ntabwo nagenda ifone ndibuze gusanga muri nimero yawe shana uba nishimye shana nanjye ndishimye najyaga mpura abantu dukina umwanya nabaga ntari gukora nkabura umuntu tuganira ariko basi ndajya nguhamagara nimba ko hari ngo shana ntarebe ubwo nanjye nari ndimo nihuta reka ncomoke mbe ngucitse sibyo ntarebe nyine nari turi kubuza akira mupira wawe akoze cyane
Mananire mwana. Ibyo bintu bifata ubikomeze Kamonyi ikeye. Dore umwanda wawe ko ari umunsi. Icyo ukokora cyangwa ugishyire mu mufuka. Ntabishyize mu mufuka. Shyire mu mufuka. Kujya mu mufuka mwana. Aho kugira ngo nanduze umuhanda nabitwara mu mufuka. Kamonyi ikeye mwana. Hano bayita Kamonyi Nkoto. Ahangaha mwana. Vaye ngubwire se. Yo mukobwa. Ruseti. Mbabwire tujye inama. Ese ko tari kuza ubundi? Goga mwiza nk'uyu tumusanganira vuba vuba. Tumusangeyo. Mbabwire yabiri wakintu. Kubwira. Nyokuriye kubira amafaranga. Nawe uramba hafari. Muraho neza? Burya yazahura. Naraje nagira nzigenza. Ndi naho ngubu ntangiye n'akazi. Watangiye akazi. Nagiye no kwa mutekano. Wow. Mutekano ni musaza wanjye. Ese sha twarabonanye kabisa nta kibazo. Mese mutese muri Kagangayire. Kagangayire tumeze neza turaho. Ndaho nta kibazo mfite rwose. Akazi maze kumenyera. Akazi maje kumenyera. Ko namwe mwabuze rero ufite kubabona. Sereza. Suze umuhungu muyambiye. Yambiye. Musuhuza rwose. Awi. Inyungu yitwa Seti. Twakuganiriza gatoya mu minota 5 gusa. Seti umuhungu mwiza witonda cyane. Ifura mu bawo. Umeze utese. Aha nzika rero ugani. Turakomeye. Nakwishimiye nkikubona cyane. Nakwishimiye pe. Ibineza neza mu mutima. Numva umutima ururutse. Numva hari ibintu biguye. Semiga ko ndeba adaseka. Uye muvugane. Nagiye kumubwira akantu ndashaka ko azambera ubuki. Ariko nta kintu wanyunganira. Seka kosa. Azambera ubuki. Ubuki? Nuko ndi mutego igishoro guteta kuko. Nubwire ko uzamura n'uruki kajya murwinga. Nzakura n'uruki rwinga. Umva nkubwira. Oya umva muri kunesha igihe nari mfite ahantu ngiye nagomba amafaranga menshi uzagurisha inzu imwe umva na Urabona bisaba iki? Ufite byenkorera urana Rwanda? Ni Rwanda nubwo naje kuyobora. Niho nkorera. Ubwo rero nkunda kuboneka muri weekend kubera impamvu z'akazi. Akenshi na kenshi ntago mboneka kumva umuntu yiberetse anganda zose ntago nkunda kuboneka kiga nko kwa gatandatu wenda mvuye nko koga nimugoroba ndi kuruhuka nuko kandi ajya amashimira mwarakoze nabuze umwanya wo kubashimira murakoze kudushimira contact zanyu ndazifite yego zabahamagara yego nta kibazo nko muri weekend wazamvugisha nta kibazo sasa nari nkomeshanga sana nanjye mvuye mu kazi samugura mwiza ufite mama ufite amafaranga menshi cyane nirizugisha gusa kimwe ukamujyana ku Gisenyi ngiye kugurisha kimwe ku Gisenyi haba ari hatoya ku Gisenyi harya ni hanini ni hanini gutya cyane mubwire ko mukora mu cyawo ntabwo ndamubwira ku Gisenyi ni hatoya zamujyana i Muhanga mbabwire mama arahari mama nta kintu adafite mwite bebe ngiye no kuvuga mwite shu umuntu ungana nawe bamwigisha ibintu agomba kuvuga cyangwa bamushaka gutesha abantu igihe yatokiye umwanya w'iminota miliyoni mbabarira rimwe umva nkubwira
mfite mama ufite amafaranga menshi ntukuri kuzagurisha inzu yawe inzu ugiye guhita nubwira yigurishe n'imodoka irahari ibintu byose nako uzabibona ejo bugiye kugenda bizi je nawe bivuga mubwira gutyo nyine nawe muragunjura ntumfashe nose wamfashije ibyo nkubwiye ni ukuri umva wibeshe bafite n'uzapanga icyakora n'uzapanga izira n'uzapanga izira n'uzapanga izira na harya ni inanasi urakoze ku mwanya waduhaye mama ni inanasi ni iki cyane ariko akantu ko gutesha abantu igihe uzagahindura oya ni ukuri abantu b'abasore nkamwe murarya ibisheke mu muhanda ngewe hari igisheke wigeze ubona ndya se hari igisheke wigeze ubona umva na ntabwo twagize discipline ihagije imbere yawe ubwo muri hafi ya ntayo reka ngenera nize afite n'amashuri menshi ntabwo kubeshye pe wabona abakire bagiye no kumujyana Canada ahubwo uzabihindure nimba bataranakigishije usure bakikwigisha igiki se kugira ngo bigende neza kinyabupfura andi nifashe neza nk'amarayika musaba umundi mwanya muzakora none se umva nkubwire simba nkongorera akantu wazamaye akanya se umunsi umwe yego umunsi umwe tukaganira none ukagenda bizi koko kandi ukamuhaye noneho ishaka izaba ari igice cy'isegonda ya segonda igice cy'isegonda nukuri uwo mwanya ngiye nagomba igice cy'isegonda n'uyu mbahaye mu nteshije njye nama nakugishaka wowe kuko uyu nguyu yazakugeza ntabwo mwanya usuri mwiza ubwire ngo uri mwiza si ukubeshya uri mwiza si ukubeshya ni ukuri uri mwiza pe Ana yanjye komero karagoye pe ariko ubundi ibi ibintu migambi yambwiye si ukuri ibivanga biri mu rugo ubundi bizamara iki mushiki wanjye ba muri Amerika ntateze kugaruka inaga ifaranga kurana ni byinshi data yasize imitungo itagira ingati ni myinshi none kwigwa na stress nanirwe no kugira muri amafaranga soka n'uyu mwana noneho kamwereke kajye kumutekera umutwe ngira ngaye murebe mutekera umutwe amwe ifaranga soka n'uyu mwana ngozo inzu za data nabyo atari yakoze yakoze nuko ariko nanjye nzahera kugera aho komeza we mu byimbo by'umusaza nanjye kumureba hanze umukecuru hari ibintu ushaka gusesagura umutungo wacu ariko ibintu byawe byose biba bisekeje ariko se wajya ubiseriye rimwe na rimwe ariko migambi yari yabimbwiyeho iyo migambi nubwo urugo rye ariko ukuntu ase simba mbona muri inshuti ariko afite amafaranga uriye ushatse wajya umubwira ahubwo akakugira inama ze amafaranga buriya ni umukozi buriya ari njye nawe tugiye mu muhanda wowe waba ufite amafaranga ninde ubwo se usibye kwiyemera uko ari umukozi nuko se ntacyo agira ngewe data yasize imitungo bariya sose ko ari so wayisize wowe ntabwo ukeneye ariko umwana wako oya ibyo ntabwo ndivuje se njye guhinga se ufata ipiki igiti yo isuka jugujugu ibyo ahubwo ikintu yamwe cyo kandi koko nibyo yakubwiye ngo iki nanjye nayo nicaye nijoro mbitekerezaho wara ko mama areba kuntu dukize wowe nande nje nawe reka twumve ko dukize kandi igihe tugeze murara umushiki wagiye muri Amerika yarakize umunsi baje kudusura gasana naturajya ndashaka ari namanungutse ndashaka kujya muri kuri kwiga imodoka nibyo kwiga imodoka none ukazagura ivatiri nzisa Yogera nuko numva noneho ko gatekerezo kagize. Se yasize abikoze yigeze abikora. Biranshimishije awuva akantu noneho mbwiye kazima. Gusa bacimbi 400. Kwiga gusa se. Kwiga gusa. Cyangwa no guhita. Ubwo ni 400 nayo nzajya ndya. Aya mafaranga ko ari menshi se urimo kuvuga. Nayo kurya. Kwiga imodoka gusa 400.
nasize imodoka ntabwo ari igare ariko n'icyangombwa reba amafaranga yose twagutangiriye ibyo wize byo warabikoresheje ibi byo ndabwirwa n'iki ko kuba afite diplome nta permis iyo permis ni byiza kuyigira nayo ni diplome mu zindi none se ahubwo reka nkubaze ubwo uri tayari kuyikoresha cyane ewa umuriro feri amburiyaje pya ugatekereza none hata umuntu bakakugiriye yakoze imigambi nzamugurira akabona none se uzabishyira mu bikorwa ahubwo ngira bonesha umuntu ni kera se ubu narangeze kuri eteo amafaranga ndayaguha ujye kwiyandikisha ariko ukazanira resi nkamenya neza ukambwira ahantu bari nta marisabu byose uri kubibwira ndutakeba utaba muri iyi si uzohora mu mafaranga umperesi wituma cyabakecuru banyu ugiye kuyama umperesi nakubwiye ko amafaranga yanjye ntazongera kuyaguha kwirirwa yatesha wowe icy'ingenzi ahubwo wowe nkuma perime ati uzazunireke perime mu gihe kingana gute ni ukwezi sawa rwose pe ayo mafaranga ndayaguha urama 300 ndaguha 200 ugenda ubanza utangire naguha yemera ariko kwacyoreka kunesha umutwe ko magana naguha yemera na mafaranga 300 wakubwiye n'ijana rizajya rifasha mu tubazo ndayaguha ubona perimi mitangura hirix yo kugidufasha nta hirix ishaka ni watinzisa oya nta kibazo ibyo biriya bintu bimeze nk'ingurube ntabyo shaka kandi ari kuzajya dufasha mu bukazi kacu mu bihinzi n'ibiti byose tugaye ducuruza dushyira ku masoko ahubwo uzazigura ebyiri wenda kibazo ariko tuzabanza hirix yinjiza amafaranga ntabwo nahera ku ngurube ntacyo banza ugende wige kwanza nene niyo gutereta kuko na hirix moga gusaza ibyo no gutereta ko ngafata hirix ikajya gupa sawa icyo cyakoze nari ncyumvishije mukecuru nari ncyumvishije tega amatwi subaze bumve niba nanakwemereye cyangwa nyakwima mukanya uri tumbwira nari fan tanagira ngo ngubu nanayasohoye gusa nuko mukanya uri tumbwira nari fan umva urakomeza wiyigira gutyo ntayo nguha ngewe nta mafaranga yanjye uzayahandi